Muraho neza mwese abadukurikiye. Hano rero tugiye gutangira isomo ryitwa Photoshop. Photoshop ni ingenzi kubera ko ni isomo rizagufasha mu bijyanye no gutunganya amafoto, gukora ibyapa, gutunganya banners n'ibintu byinshi bitandukanye biba bikeneye graphics. So mbibutsa yuko turi kumwe na RYA Studio. Ushobora kuduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp uciye ku nimero 0781219931 cyangwa se ukatwandikira kuri Facebook yacu RYA Studio. Hanyuma wanabishaka ukatwandikira kuri email habumugishapaul7z@gmail.com. Reka rero turebere hamwe isomo rya Photoshop. Photoshop rero ni software nziza ikoreshwa muri machine, ariko ikaba idufasha mu bijyanye na graphic design na photography iyo tugiye gutunganya amafoto. Photoshop rero igira iyi party niyo twakwita wenda nka ribbon, abiga za Excel, za Word baba bazi party rero igizwe n'udu tabs aritwo file, edit, 3D view, window and help. Hanyuma ikagira n'iyi party irimo tools. This is tools part bar, aho usangamo aya tools yose. Tukagira n'iyi function part irimo nayo tools tuba tugomba gukenera igihe turi gutunganya ifoto cyangwa se turi gutunganya indi graphic. Izagufasha gutunganya banner, gufasha gutunganya n'utundi tuntu twose kuko irimo full activities way, cyangwa se uburyo bwose yaba kwandika, guhindura kureri, guhindura buri kimwe cyose. Izanagufasha no gukora amarogo. So reka turebere hamwe rero ni gute twatangira twiga, ariko turahera kuri iyi file tab. File tab iyo uyikliritseho ukoresheje left click uhita ubona iyi list ya view y'utuntu ugomba kuzajya ukoresha. Mbibutsa ko hano harimo n'isomo ryo gukoresha shortcut cyangwa se gukoresha keyboard, ariko biroroshye cyane. Iyo ugikanda bakakwereka tuno tuntu ugenda ubona hirya akantu kameze gutya. Aka kantu ka control plus n ni ukuvuga ngo uholdinga cyangwa se ukanda ukagumisha kuri control ugahita ukanda na n, ubwo ni nkuko wakoresha mouse ukakanda aha hantu. Nibyo bita new. Iyi new rero ivuze new paper, cyangwa se iyo ukliritseho bahita bakuzanira settings z'urupapuro rushyashya ahantu ushobora kwandika. Iyi new paper tuzagenda tuyireba ni gute ikora. Hanyuma tukagira n'iyi party ya control ya open yanditseho control plus o, uvuga ngo nicyo kimwe uramutse ukanze control plus o cyangwa se control na o, ni nkuko wakanda ahangaha. N'ahangaha nicyo kimwe n'aha. Hanyuma tukagira no openinga object, smart object, tukagira no openinga reset. Ni reset rero ni ibintu uba waragiye ukorera muri Photoshop, liste yabyo ibiri ahangaha. Iyo rero utibuka neza ahantu wagiye ubibika, ushobora kuza kuri reset, iyo ukanzeho icyo kintu kiraza. N'utundi tuntu twinshi twa save, utungutu mubona tudafunguye tugenda dufunguka bitewe nuko hano harimo ikintu uri gukora. Hanyuma hakabaho na import, ubwo ngiye kureba kuri utu dufunguye, utundi tuzagenda tudureba tudukoresha kugira ngo isomo ryacu ryo gusobanura ritabatinza. Iyi import ntabwo nari nababwiye yuko ushobora no gukoresha Photoshop gutunganya video. Iyi import izagufasha
kwinjiza video muri Photoshop cyangwa se guclosinga Photoshop, uraza kuri file kandi ahangaha kuri exit yitivamo, cyangwa se ukande Ctrl K. Tangire dukoresha aka gatool ka mbere kugira ngo isomo ryacu ryihute. Ushobora gukanda aha hanyuma ukaza kuri aka gatablo, muri kukabona aka gatablo rero kaje nako kudufasha kugira ngo tube twakora background yacu ishobora kugendera kuri utu dukureri. Ubwo twatangiye no kureba kuri tool. Utu dukureri rero ni ingenzi. Aka ngaka k'umweru ni foreground, aka ngaka k'ubururu ni background, niko twita background. Noneho aka gatool aka ngaka mureba kameze gutya niko gashobora kugufasha guhindura iri bara ryari riri aha rikaza. Iyo ugakanzeho bihita bikora inverse, hanyuma wakongera wagakandaho bikongera bigasubira kwa kundi. Iyo rero dukanze hahandi aha kuri file tugahitamo new, ni kimwe nuko twakanda Ctrl+N, ngira ngo nari nabibabwiye mbere. Hanyuma ushobora kwita rero izina new paper cyangwa se new background yawe ugiye gukora. Reka tuyite learn. Noneho aha ni preset. Iyo ukanzeho bahita bakwereka list. Iyo dushaka gukora USA cyangwa se international paper ni A4 ni urupapuro runo rwa duplicata, runo rwa fey, ababyumva muri urwo rurimi rwa fey, runo wenda ruba ruri nko mu gitabo gisanzwe, runo twandikaho, zino tugura tukandikaho z'umweru. Hanyuma iyo size yazo iyo ukanze ahangaha ubwo wodarinze size yazo, hanyuma wakanda kuri picture n'amafoto agiye afite amasize ya muzi impapuro zisohokaho amafoto ko zigiye zitandukanye. Hari 4-6 size, hakaba na A4 na A3, noneho za A2 n'izindi, hanyuma nazo zikagira ubwoko. Hanyuma n'utundi nk'utu ngutu twose ni ubwoko bw'impapuro ushobora, ni ubwoko bw'ama preset y'impapuro ushobora guhitamo. Reka wenda duhitemo A4, muhitemo nareba size, bahise babyerekana ni size ya A4. Ubu bwoko bwa international paper buba bufite nyine n'izi size zigiye zitandukanye. Hari A4, A6, A5, A3. Mbibutsa kuko zigenda ziba ntoya niko zigenda zinagira zitandukana. Hanyuma B3 cyangwa se B4, B5 n'izindi. Reka rero twiyitiremo A4, rwa rupapuro rwa duplicata. Urupapuro rwa duplicata ruba rufite ubugari bungana na 210, hanyuma uburebure bukangana na 297. Iki gihe ibi impamvu ndimo kugenda mbibabwira ni uburyo bwo kugira ngo mugende mumenya imibare mugomba kuzajya mukoresha iyo muri graphics, ukahita ubyumva ugahita wibwira icyo ugomba gukora. Hanyuma hano biri muri millimeters, hanyuma tukagira n'icyo bita resolution cyangwa se resolution. Ahangaha ni uburyo ikintu kiba kiri bugaragare. Pixel na inch natwita nk'utudomo tuba tugize image uko turabatungana, donc uko biraba bigiye bisetinze. Tukagira na color mode, iraza kuba ifite RGB, uvuga ngo ni mode yuzuye iba ifite 8 bit.
hanyuma background dushobora guhitamo white, ako kanya ruraza gufunguka ari umweru, ariko dushobora no guhitamo background color. Iyo duhisemo background color haraza iyi couleur twabivuzeho. Ubwo iyo dukanze OK haza nyine rwa rupapuro ariko rufite iyi couleur, hakaza n'utu tuntu tundi tw'ukuntu amapixel araza kuba ameze settings. Uru rupapuro rwacu ruraza kuba rufite size nyine ku bijyanye na document size, turaba dufite ubwarwo rwonyine ruraba rufite megabyte 24 n'ibice 9. Hanyuma settings byose turebye tugahita dukanda OK. Iyo umaze gukanda OK rwa rupapuro rwawe ruraza. Mbibutsa ko rurimo gusa na background hano kubera ko ariho twahisemo. Iki gihe rero iyo ushaka ko ukoresha Photoshop cyangwa se ukoresha ugira ibyo uhindura kuri image yawe bitakugoye, uholdinga left click ukazamura, hazamo uno murongo ukarekura. Iyo tugiye kuzuminga kugira ngo ibintu tube tubibona neza, dushobora gukanda kuri Z ariyo zoom, cyangwa se tukaza tugakanda kuri aka gaturi. Urabona ko bibaye zoom kubera nkanze kabiri. Noneho iyo nshaka kubisubiza inyuma, ubwo nkanda kuri aka ka minus, nkagenda nkanda. Hari na shortcut ushobora gukoresha, ushobora guholdinga control ugakanda minus cyangwa se ugakanda plus. Ndumva bino bintu byumvikana. Ntabwo ari ngombwa ngo uri muri zoom, ushobora no kuba uri mu yindi tool ukoresha buno buryo. So murakoze cyane rero, uyu munsi tubonye uburyo dushobora gukora background. Ubwo isomo rikurikiraho turaza tureba se ni gute dushobora kuzana ikintu tukagishyira kuri background. Ubwo biraza kuba ari agasomo gakurikiyeho ka open. Murakoze cyane.